impanuka ndarwara, akaguru baragaca, bamaze kugaca mbaho mfite akaguru kamwe. Mu gucika akaguru karatumbye, ari ibintu narenze, si twabimenya ko hari ibyo narenze kuri wese. Akaguru karabyimba karatutumba, bakajya bakakandisha imitumba ati yenda nagiye ahantu ndavunika, kubera nabirenze mfite imyaka 9. Karatutumba cyane, aho gukira kakatutumba, biramanuka biturikira mu tugufa. Uwo muganga arambwira ngo ashoboye kuvura uburozi, ntabwo ashoboye kuvura igisebe. Ampfunyikira umuti nzajya nywa, ati ngo ni mu mujyane kwa muganga. Kandi ikindi kidasanzwe ni uko yampaye poroteze, kandi nari narayibuze, kandi nta n'ahantu nayitekerezaga. N'abavandimwe b'impande n'impande bakajya bansura bakanganiriza bakanyubaka. Icyo kintu rero nkunda kugitekerezaho, kandi nkavuga ati nubwo mvuga nzayishima, mba numva ngiye buri munsi uko ngiye gusenga nayishima. Yewe ikintu cyo gushimira Imana, nshima Imana kuko aho navuye n'aho ngeze niyo. Ahubwo ndeba umuntu ujya mu rusengero udashima Imana, ajya guhinga akeza, ajya gucuruza agacyura amafaranga. Njyewe iyo adashimye Imana numva mbabaye, kandi Uwiteka aba yamwongereye iminsi yo kurama. Inshuti bavandimwe, ndabashoboje kandi mbahaye ikaze. Nk'ibisanzwe njye muri kumwe nitwa John Chance. Uyu munsi nkaba mbazaniye ubuhamya bukomeye, ubuhamya bwa mushiki wacu. Ni ubuhamya umuntu wese ashobora kumva akumva bumukoze ku mutima. Ndagira ngo mubukurikire, kandi mbibutse ko ushobora kumva bugufashije ukabusangiza n'abandi, kugira ngo nabo babashe kugira icyo bungukira kuri uyu muyoboro. Reka dutangire utwibwira, wibwira abagukurikiye, ndetse ukurikizeho n'ubuhamya bwawe. Ni karibu. Ubuhamya bwanjye wasanga ari burebure cyane. Meriye ubuzima, nari mfite amaguru yombi, ngira impanuka ndarwara, akaguru baragaca, bamaze kugaca mbaho mfite akaguru kamwe. Ngira umugisha w'umushinga uraza urampima ngo uzangurire poroteze iraza, basanga bakoze nini bayisubizayo, ntegereza ko izagaruka ndayiheba. Mpamagaye uwari wayikoze arambwira ngo umushinga wahakoreraga warimutse ntabwo ugihakora. Ngira umugisha w'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, batujyana ku kigo bita i Gatagara, baradupima nabwo, turongera turagaruka. Ariko sinizera yuko n'ubundi poroteze izaboneka, kubera n'iyindi yabuze hashize icyumweru. Poroteze bantumaho, ndongera ndatega nsubirayo. Mpageze muganga arambwira wari wampimye ibyuma byo kuyikora byarabuze. Ndatekereza ati koko se wa Mana we, ibyo natekereje mu mutima nibyo bibaye? Mpamagara ku mushinga, ndababwira ati bo ndatashye rero, nubwo nabuze amafaranga y'itike, areba ukuntu munyereza itike nahe nsubira iwacu muri Karongi, poroteze yabuze. Umushinga urambwira ati wowe gumaho nta kibazo, uzave yabonetse.
ndababwira ati ngewe ntabwo nahaguma nta kintu cyo kurya mfite, nta n'imyambaro ifatika nazanye mfite, nshaka gutaha. Barambwira ngo ibyo kurya byo nta kibazo birahari, baravugana n'ibitaro, njye mfata ipuramu ya mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Ngo naraharaye, maze kuharara bukeye bwaho muganga araza arambwira ngo ninze apime ngo ibikoresho byabonetse. Ndagenda arampima, amaze kumpima arambwira ngo guma mu bitaro ukwezi kose. Nahabaye icyumweru cyuzuye, arambwira ngo yuzuye. Ndagenda arayimpima, arangije aranayifunika, amaze kuyifunika bibwira umushinga ko yuzuye, ko nshaka gutaha. Umushinga urambwira ati ntabwo utaha, umwaka utari wuzura twishyuye umwaka wose ko buriye. Ndangije arabwira ati se ko muganga yansezereye ndaguma mu bitaro kandi muganga yansezereye? Arangije arambwira ngo wowe gumamo ngo paka igihe tuzakubwirira ngo utahe. Umuganga yansezereye, amashuka yose bayatwaye, ubwo se najya ndara hanze? Ndangije ndabinginga ndababwira ati ngaho nimureke nahe, ningera mu rugo nyine proteze ikananira nzongera mbahamagare nsubireyo. Naje n'ubundi umushinga utabishaka, ariko nanjye numvaga kuba mu bitaro bimbangamiye kuko sinjya makunda. Ndaza ngeze mu rugo mbona n'ubundi biri kujya byanga gakeya, abavandimwe nabo nakunyitaho buriya. Ubuze Imana yonyine niyo ifasha umuntu, utari mu Mana byose ntabwo byakunda. Ariko ndi kujya mbona uko Imana iri kugira igenza neza, inyuza muri gahunda neza. Ahatambika ngendesha imbaga imwe, keretse ahazamuka niho baca kugendesha imbaga ebyiri. Ari umushinga ndabashima, kandi n'abaturage bambaye hafi nabo ndabashima. Muri rusange Imana yagize neza. None se wenda utubwiye ko wagize impanuka, byagenze gute? Uko ubwo byagenze nibwo buhamya, wenda nabwo byaba ari byiza kugira ngo hari umuntu ushobora kuvuga ati se byagenze gute, byagenze gute ubundi? Mu gucika akaguru karatumbye, ari ibintu narenze, isi twabimenya ko hari ibyo narenze kuri wese. Akaguru karabyimba karatutumba, bakajya bakakandisha imitumba ati yenda nagiye ahantu ndavunika, kubera nabirenze mfite imyaka 9. Karatutumba cyane, aho gukira kakatutumba. Ubundi banjyana mu Kinyarwanda, uburozi bwarandenze. Bumaze kundenga bampa umuti w'Ikinyarwanda, biramanuka biturikira mu tugufa. Uwo muganga arambwira ngo ashoboye kuvura uburozi, ntabwo ashoboye kuvura igisebe. Ampfunyikira umuti nzajya nywa, ati ngawe nimumujyane kwa muganga. Banjyana kuri dusante mu Bisesero nayo ihita inyohereza kuri Ngoma nabo bakajya bambaga bavura igisebe cyanga gukira. Maze y'amezi 6 baravuga ati nta bundi bushobozi bw'abaganga burangiriye hano. Mama we na papa wawe nibaze basenye, nubwo mwibagiro nyine nuko bacyure agatumbi kabo, nukira nyine bacyure akajereti kabo. Kubera papa tutabana nyine nabwo biragorana, masenge niwe wabashije kuboneka aza gusinyira mu cyimbo cya papa, baragaca ndarokoka. Muri make watangiye uburwayi bwatangiye ufite imyaka 9. Ubu ufite ingahe? Mfite 22. Ubu umaze imyaka 13 yose urwaye?
uragira uti hari ibintu bidasanzwe Imana yankoreye, nshimira Imana uko bwije n'uko bukeye, ndetse buri munsi mba numva mfite amashimwe yo gushimira Imana. Iki wabwira abantu bakurikiye cyangwa bazagukurikira ikintu kidasanzwe koko uba wumva ushimira Imana, ndetse uko bwije n'uko bukeye ukaba wumva ufite amashimwe? Ikintu kidasanzwe ni uko Imana yangiriye neza ikampa agakiza ku buntu bwayo, kandi ikindi kidasanzwe ni uko yampaye poroteze kandi nari narayibuze, kandi nta n'ahantu nayitekerezaga, n'abavandimwe b'impande n'impande bakajya bansura bakanganiriza bakanyubaka. Icyo kintu rero nkunda kugitekerezaho kandi nkavuga ati nubwo mvuga nzayishima mba numva ngiye buri munsi uko ngiye gusenga nayishima. Nuko nyine iyo umuntu akiri umwana agenda agira udusane, ariko uko nangiye njya nkura njyewe numva najya nyishima buri cyumweru uko ngiye mu nzu yayo, kuko niyo inyongerera kubaho, niyo ingaburira kandi niyo inyambika, ni nayo impa umwuka kugira ngo nyiririmbire, cyangwa mu buzima bwo kugenda ngendagenda niyo imbeshejeho. Niyo mpamvu numva ahantu hose naba ngiye najya nyishima buri gitondo n'ikigoroba.